ariko twe twagize ngo n'intera hamwe nta wari kuva mu nzu. Aha kuri inzi kinze na akabari kuwitwa Damuru ukora muri iyi santeri yaho bita ku Rubyiruko, ni mu mudugudu wa Rubyiruko, ni mu kagari ka Rusharara, ni mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Aha ahagana ku isaha y'isa 7 zishyira saa 8 z'ijoro nibwo ngo umusirikare yari yaje kunywa inzoga muri kano kabari, ariko abaturage bavuga ko ngo yashatse kugenda atishyuye amafaranga 1500 ya nyiri kabari. Akimara kugenda baramukurikira bagerageza kuyamusaba arabima. Arakabari yabanje guhitiramo bwa mbere gacuruzamwe umukobwa yitwa Madiba, amaze kumwaka inzoga uwo mukobwa asa n'uzimwima, umusirikare azifata ku ngufu areshatu ziriya z'ibyuma. Uwo mukobwa agize ngo amubuze, uwo musirikare amukubita igipfusi, umukobwa yikubita hasi. Ava muri ako kabari arakomeza ajya mu kandi kabari aho ngaho kwa Damuru, baterana amagambo bagira ngo n'umuturage usanzwe, arabatuka nabo baramutuka. Birangira rero asohotse aho ngaho kwa Damuru ajya ku kigo ku gisirikari haruguru, aza yambaye uniform ya gisirikari baye n'imbunda. Ubwo yaje ageze aho muri ako kabari asanga nyiri kabari yasohotse ngo yatashye, hasigayemo umukozi ukoramo, ahita ahera ruhande arasa abantu bose bari muri ako kabari. Ibyo byaba yavuye mu kigo, yamaze kuva mu kigo ntiyongeye gusubirayo, yamaze gukora ayo marorerwa ahita agenda. Ayo masasa avuga nko mu masaa 6 z'ijoro nibwo numvishe urusaku mo hari haruguru, numva ari nk'abantu bari kurwana, ariko naje kubaza amakuru numva ko ari umusirikari nyine wari utashye ngo baramukurikiye. Impamvu ngo bamukurikiye numvishe ko hari amafaranga 1600 atarishyura, bababwiye ko ari buyashyire kuri telefone. Ubwo rero ayo mafaranga niyo yabaye intandaro nyine atuma bamukurikira. Igihe ngize ngo ngiye gusohoka mu nzu numva ibisasu ngo po mpita nirukanka, n'Imana nanjye ndapfuye mbese mbwira abantu ko turi kumwe nyaboneka nimuze duhunga. Ni wa mwana wanje Deni narapfuye, napfanye n'umwana witwa na undi muhaho ni papa Kwizera. Arangije kutishyura nyiri kabati naguva hano utanyise. Umusirikare avuga ati ngewe ndakwishyura negereje undi muntu. Nyiri kabari avuga ati ngewe ntago negereza bitewe yuko abasirikare mukunda kunyambura, uranyishyura. Bagera aho barwana, bamaze kurwana umusirikare sazamu. Abaturage bavuga ko n'ubusanzwe abasirikare basanzwe baza kuri iyi santeri bakanywa inzoga nk'ibisanzwe, harimo n'abagerageza gushyamirana n'abaturage, ariko ngo ntabwo bari basanzwe babona aho bigera kuri uru rwego. Aba rero hari icyifuzo bafite, mutuvugire ubuvugizi bwo kuducungira umutekano, ko abaducungiraga umutekano nibo bari kutubuza amahoro. Baraturinda ariko habaye uburihangazi buteye ubwo. Mucimbo bakumvije ko umusirikare niba yananyoye birumvikana nawe utananywa, ariko bagombye no kuza bakavuga bati kwaya masaha uyu runaka ari kubura ari he, bakaza bakamujyana. N'ubundi bari basanzwe baza kubajyana, hari n'abashatse ntabwo ari ubwa mbere abasirikare bashaka kuturasa, bigeje basakashaka nanone undi afite imbunda, baraza barimufatana ku manywa baramujyana, nejo bundi batwaye undi nijoro basinze. Buriya rero kumva abaturage bari hano n'ikigo kiri hariya bakakwiye kuturinda, je ndumva rwose uburangare bwo bwarabaheho. Ariko buriya kumva ngo umuturage niwe wakagombye kurindwa akaba ari we uraswa, umuntu umwe akica abantu 5. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko abakozi bitwa Serija Minani Gervais w'imyaka 39 icyakora ngo yafatiwe ahitwa Ihanika agerageza gucika ashaka kwerekeza mu cyerekezo kigana za Rusizi. Ingabo z'u Rwanda zibabajwe cyane n'igikorwa kibabaje cyabereye mu kabari mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, aho umusirikare witwa Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39 y'amavuko yarashe abaturage 5 mu rukerera rwo kuri wa 13 Gushyingo 2024. Uyu ukekwaho icyo cyaha cy'ubwicanyi yahise atabwa muri yombi kandi azafatirwa ibyemezo bikwiriye hakurikijwe amategeko. Ingabo z'u Rwanda zifashe mu mugongo imiryango ndetse n'inshuti z'abishwe. Abagize imiryango y'abahuye n'ibi bibazo cyangwa se abahuye n'ibi byago bavuga ko aba bagabo bari bafite abana bareraga ndetse n'imiryango bari babeshejeho, bityo ko hakwiriye kugira igikorwa nibura iyo miryango ikagira icyo ifashwa. Mu karere ka Nyamasheke nari Ntakirutimana Alfred TV1.